igihugu gushaka kimaze wangiza abana bacu njye rwose nakubwiye ngo ntabwo muri mu gicanga itabi kandi ari byo nsanzwe ugiye kugiye no kumisha umwana wanjye yewe ndarengana rwose pa ashobora gufatanya no kumbona amasura fasha ibintu nuko bizabica yewe nakubwiye ngo uri kunyekera ntabwo ari byo wa mugabo tubonye kwiruka ndashaka kunyara yewe wiruka cyane izo ngo wabishakaga cyane nabishakaga cyane cyane nukumushuka nabwenge uje nambavura kumushuka uretse ukundi gutumuhibe nasi mama wari mama we yarapfuye yapfuye mubyara se cyangwa soma ubona azi sinzi nyine abasore n'abagabo urabazi ndetse uzi filime zabo zirimo inzenya zituma utera ibitwenge imbavu zikakujya. Uyu munsi rero tugiye gusesengura aba basore n'abagabo uburyo bakunzwe mu gihugu cyacu uhereye kuri nomero 6 kugeza kuri nomero ya mbere. Jye mwumva ni Cedric Niyonshuti, niba utarakana subscribe ubikore kugira ngo tubane mu bigo byacu ku bukene uko bwije. Bahe ikaze kuri Comatch TV, igisiga kigurukanye ubuzima by'amamare hirya no hino ku isi. Umwanya wa 6 turasanga uwitwa Bijobija Comedy, ufite chaîne ya YouTube ifite abasubscribers ibihumbi 188. Uyu musaza ufite chaîne yitwa Bijobija Comedy nubwo akina cyane kuri chaîne yitwa Irebero TV, aho afatanya na Nsabi akina nk'umusaza w'umusinzi unyura urumogi cyangwa ugira urwiganwa n'amahane mu cyaro. Ibyo bigatuma akundwa cyane n'abantu bakuru ndetse n'urubyiruko rimwe na rimwe. Uyu musaza burya mu buzima busanzwe aracyari umusore utaratekereza gushinga urugo, gusa arakunzwe cyane mu gihugu cyacu. Akunzwe n'ingeri zose, abana, abakuru, urubyiruko ndetse n'abasaza. Uyu yitwa Dr Nsabi, afite abasubscribers bamukurikira kuri chaîne ya YouTube 312. Dr Nsabi zo gukina ari umugabo w'umunyabwenge wapfuye cyangwa se akaba umwana wa Bijobija mu rwenya wo kuri chaîne ye bwite ndetse no ku Irebero TV. Akaba asa ku mwanya wa 5 w'abanyarwenya dufite mu gihugu cyacu bakunzwe. Ku mwanya wa 4 turasanga umugabo umeze nka Sharire wo mu gihugu cy'Ubudage, uyitwa Mitsutsu, afite chaîne ya YouTube yitwa Mitsutsu Empire ifite abasubscribers 360. Uyu Mitsutsu ukina kuri chaîne ya YouTube binyuze mu rutsinga rw'urwenya rwitwa ubusinzi bukabije, akina ari umusinzi uhoranywa ibigage cyangwa inzoga z'ingorano akagwa mu miferege, bikaba bikunzwe n'abantu benshi cyane cyane urubyiruko ndetse n'ingimbi. Uyu nguyu ku mwanya wa 4 mu banyarwenya dufite bakunzwe mu gihugu cyacu.
Tunyarukire ku mwanya wa gatatu turasanga uwitwa Shema Patino ufite chaîne ya YouTube ifite abasubscribers 464. Uyu Shema Patino binyuze ku chaîne ye yitwa Shema Patino ni umunyabigwi mu rwenya rwuka ku mibanire y'abashakanye, ubusinzi bw'abasaza n'imigenzo wo gusaba umukini bya kirara. Azwi ku makonti agiye atandukanye nk'iyo bita uko zubakwa, Miss Rwanda ndetse n'abanyamakuru. Aza ku mwanya wa gatatu mu banyarwenya dufite mu gihugu cyacu. Mu mwanya wa kabiri turasanga uwitwa Kiramani ufite channel yitwa Big Mind Empire ifite abasubscribe 736. Uyu mugabo nubwo akubye abandi banyarwenya bose gusa aza ku mwanya wa kabiri. Azwiho gukina inkuru z'ubusinzi, imirwano y'urwenya n'ubuzima bwo mu mijyi bw'abamotari, ndetse afatanyije n'uwitwa Nsabi, Bijobija ndetse na Mitsutsu. Ibyo bikamutera kuza ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa mbere turasanga umusore ukiri muto ufatwa nk'ishingiro ry'abanyarwenya bose twavuze nabo tutavuze mu gihugu cyacu. Uyu nguyu aza ku mwanya wa mbere n'abasubscribers 593. Iyo niyo chaîne ya mbere yakoze amateka mu rwenya, kugaragaza abajura batubiriye abandi mu mujyi wa Kigali. Urwenya rwe rw'umwihariko rugaruka ku mayeri y'ubwambuzi, abapolisi n'ubujuje butuma amateka ye ahora mu mitwe y'abanyarwanda. Uyu nguyu uretse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu Burundi, muri Uganda, muri Tanzania ndetse n'ahandi muri Congo kose yagezeho nta gutindiganya. Reka amashimwe mwese twabonye muri cyo kiganiro. Jye mwumva ni Cedric nk'ibisanzwe. Niba utarakana subscribe ubikore kuyo tubana mu biro byacu ku bugendo ku bwinshi. Tuzahora ubutaha.